Ibizarimbura isi. Umva uko bacura ibitwaro bya rimbuzi niko havuka n'abana bazarimbura abandi. Urabona atari kirimbuzi. Reka ndebe video. Yes. I do love you too, but Ibiri bigushegaye ugahambirwa. Umva people kamaze nshire mbanze ngabanya imyaka. Jesus Christ. Uyu si umuziki nakasa mutwe. Mama nyabo iru mutapinge skini batatumanura dore Florence kuna ari kundeba mutapinge skini Aravuga ngo reka bwire mukecuru aje kuryama. Bamanuye imyaka. Muzanire pastor yarabyaye mama Yesu we. yo Noneho ndavuze umuretse gato nukuvuga ngo ngiye gutangira icyo bita campaign, ngiye gutangire gushishikariza abantu no kuzana amategeko ari mu gitabo. Mvugira ngo katika jina la Yesu. Mvugira ngo ndumiwe. toka Satani. Shindwa Satani. I do love you Kwa too. jina la Yesu. Toka Satani. Toka Satani. Please. Kandi ubuseka Godfather turi kurirana. Kumva natangira kumva gahunda wasanga umwana ari nawe ubita. Ikigo gihano kuva natangira kumva gahunda y'imibonano telefoni zigaye zimira kuri 80. Utumye seka amenyo n'amabuye disi mibisi. Umuntu abyara umubiri Imana niyitanga ubwenge na roho n'abana roho bagira. Wumva ndababwiye ngo urukumva abantu twumvikana ikintu kimwe. Niba ubabaye genda wiyahure. No sense. Urumva? Ariko maza amajwi yaryoheye abantu. Ariko abantu bo muri comment namwe sha babarebe neza. Bose ariko ngo amajwi ngo araryoshe ngo amajwi ngo aravuga neza mu izina Yesu Kristo. Mwana pastor aragwa mu ntuza abandi nabo bakaserebura. Ariko ndi mushikiwe ni mwitwarariki. Listen to me, ibyo bintu byanyu sha cyakoze urambabaje mu buzima. Genda uje kwa makuza kumanyoko. Shut the fuck up. No sense. Mujye mureka ubwo bugoryi. Urumva? Mujye mureka ubwo bugoryi. Munshake nimero ya kano kagabo. Stupid guy. Ibi bigoryi biregenda bikaje guharabika. Munshake nimero y'umushenzi. Munshake nimero y'aka gatipi. It's all I need. Munshake nimero y'umujene. Get me a number. Munshake nimero y'uyu mwana w'umuhungu. He's a victim by the way. Kuko uyu ni umuco ugomba gucika. Ibyo bintu mugenda mutanga ubufaranga mwamaze gukora umwanda ngiye ntago Godfather bajyampereza ubuntu bw'ubufaranga. Urumva? Shut the fuck up. Urampama wandakaje. Umuntu arampamagaye. Urumva? Ngo Godfather ngo n'amafaranga ngahe tuguha.
Can you imagine, friend? Ye no bazi kuru ucuruza. What you give me money? Me? Okay. None No ko sense. twumvishijwe hari ahantu rega nawe wagarukaga ijwi Genda hirya tukajyumva ceceka. Munshake nimero y'umujene, munshake nimero y'umutipe. Biwanyu ni. Munshake namba y'umutipe. Urumva? My name is Umuhoza, umugore wa uyu mugabo. Tambwira disco turi uyu mugabo yabababaje pe. Yababaje. Takurahiye. Oh, okay. Sister bamwita Grace. Ni Grace koko waguhamagaye? Oya ceceka, uwo ninde wanditse ibyo ngibyo? Wanyana yimbwa wowe ninde ugusabye umuryango we ngo uze kumanika amazina sister wabamwita Grace. Jojo ndakuboroka. The fuck up. Thank you Didi man. Mutapinge screen musharinge live. Buhoro. Cyokoze Godfather yababaje iyo umuntu avuga ngo baguhangahe gutyo. Umuntu arakoza amakosa aranyarikiye ngo niba ari amafaranga tuguha amafaranga ngahe kwe Godfather ngimutekereza ko ndizanji ndi ba bantu ba listen to me. Zikuta sha uri nkeka ndatandukanye ntabwo ngiye ngurwa ubufaranga. Munshake nimero y'akaroka bakaba muri abantu muri Arizona. Muri Arizona rero amasaha atandukanye ubu ngubu ni mu masaha 5 saa 4 ni mu Arizona cyari kare. Mabwira tarabana nini gice. Uyu mwana akeneye we dutandukanye isaha ariko isaha imwe. Umuhungu cyokoze yaryamye yaza kuba maso cyangwa ari mu bandika nawe. Haruvuze ngo tumuha amakuru ndabaha nambaye. No, banza utange nambaye none tuguha amakuru. Nimero bayimpaye kare. Nimero ya Lionel nayibonye. Muhamagara yo, hey. Arizona bari saa 6 n'igice. Vanessa ni kabuza. Ajarika. None se bantu mwandika mubarizo uwo muhungu muramuzi cyokozega uretse ariko nawe kuvuga ibigambo byinshi ndakumanura. Nakazi watinze. Ko ndagukunda. Komeza unkunde mwa. Umva nkubwira rero wa beach we ndaguhanyo ndakuboroka umva genda recording y'amabera nyoko no sense. Noneho urumva guys munshake nimero y'aka gatipi. Yewe umva twumvikane. Ahangaha urimo kwatsa umuriro udashobora kuzimya. Umva wi recording genda ubwire nyoko naso base ba recording nabo komanyoko. Uranyumvira ikigoryi. Ariko injiji ariko baze guterwa ara recording live stupid. Ibaze yewe umbe dore mwemuretse bereke. Reka ndakwereke. Wayobye wabonye umuntu ntiwamenye umuntu yoberaho araka. Dore ye mwamubonye ngo kanze mvaneho ntuza niki nimero cyawe kigaragare. Dore ngo bamwita ngo yaje gutera ubwoba Godfather no sense. Dore kujango cyokoze urambabaje.
muzi ngo ngwiki nsomeraho komeza wandike abantu banje babyenjoyinge kumanyoko ngo ariko sa inyandiko ni mito shana nasize amata zoominga usome bisibira zoominga stupid ubonye ubuza gukanga ariko se I did what I told you the guy is happy with the girl, so why andika ibiri nabyo bidarapi nabyo byandike kigoryi gusa twagiye tugiye gutangira ugiye gutuma ahubwo ibintu byose munshakire munzanire ibyo murimo n'ubusa munzanire dekati hano being you as long as she is good and a boyfriend ngo use ni boyfriend we umva sasa abana amakosa bakora uretse gato reka nzi reka mpamagare uyu mujene ariko ndabamyutinga kuko ntabwo nshaka mushinga agatebe mushinga agatebe ariko gasuku ndabizi ko ari uw'iwabo yesu we azashya koko mushyiraho agatebe hari n'umuntu wavuze ngo baraturanye urumva ntabwo menyana n'ingegera ntabwo menyana n'umwanda urumva you are doing bullshit sinkuzi urwe iwacu we Godfather uramuzi I have nta nationality ngira kumanyoko urwe iwacu pombafu iwanyu ngiye mfana ki nawe urwe wowe uranzi stupid una nationality tugira nationality ngiye international ibi biginga birakanye ngane iwacu nta muntu iwacu stateless iwacu wapfuye aricyo kumanyoko that's why nakubwiye andika stop calling me I'm broke no bro reka nkubwire nani irunga we have to stop this shit ntabwo social media arizo gushyiraho umwanda icyo koze bazabicikeho pe kuko bamara kubishyira barangiza agatuka abantu cyangwa bakabafata nk'ari bari gukora amakosa hari n'uwanditse muri comments ni wese wafashe iriya video no umuco ntabwo bintunguye bazajya gukora amabi barangiza bakayarekodinga bakayashyiramo nabyo ni bibi tujye tuvuga umweru tuvuge n'umukara urumva ntabwo bintunguye kuko njyewe se reka nkubwira ikintu kimwe ntabwo wantege igitsina ntabwo bishoboka iwo ni umwanda ibyo byo kunyiheshwa na nozi ngo that's why exactly byonyine to send me money niba ari n'amafaranga murayama amakosa no record ndayifite ndayumvisha urabizi erega mba imbere ya machine mba muri studio record ndayifite wowe uraza kumbwira ngo mpa amafaranga induha amafaranga no sense reka mbisubize inyuma bikumvisha bibumvisha tuguha amafaranga uri iwacu iwanyuhe kumanyoko you doing no sense none uri iwabo kutamenya uriya muhungu uretse gato I don't care ntabwo ushobora gukora umwanda ngomba kukwamanagana n'umwanda reka nze nkubwire niba turi muri iyi community imeze uku tugomba kwamagana uyu mwanda cyangwa uje kubwira umugabo wawe kanze nzane gasuko ikibazo gasuko ngo yaramurongoye gasuko siko umvaga kandi imihanda rero irimo ama highway ntabwo okay abantu muzi iyi video umva so wowe uri kuvuga gutyo turi kumva Castor reba nukuvuga ngo ugiye bro nukuvuga ngo aba nabantu ibingibi ntabwo ari byo ntabwo twaba turi kurera mu community aho abantu bagira umwanda nk'uyu nguyu these people ibintu ni bibiri
ibintu nibi, this must stop. Umva iyi ngiye kuyitendekaho ndakuzonga nka rombi icyo nzi cyo. cyokoze banavugana nabi wana akoza aya mafuti arangije n'ukuri kw'Imana ngo tuguha ngahe nicyo kintu kindakaje. Ntabwo ngenda nishurwa ubugangati bw'amafaranga urukumva wari wishira mabi gahabwe kamwe ip mutapinga screen naragenze ndabona j'ai marché et j'ai vu no ngo iki ngo je kwa ranyiryaho munshakire aka gatipe nukuvuga ngo okay maybe sinzi niba mufite gukora OnlyFans simbizi ariko stop sending this bullshit in public. Mufata ibintu mugasharinga umwanda dufite abana ba muri community. When you take this umwanda nk'uyu nguyu mugawusakaza mu bantu we gonna stop it ku mbaraga zose. ubundi bavuga ko udakubita imbwa no ibi ngibi umwanda bro. Warangiza ukazana izi bitch wowe wandaye warangiza ukaza hangaha ukaza gukanga Godfather ubuse yakwishyura ngaye ahubwo ko binteye n'amatsiko umuretse gato aka gakobwa nakajiji gafata ama video urukumva bikarangira kaya postinze katabizi buri gihe hari n'ama video ye yasohotse kari kwikinisha aya postinga atabizi abantu barayafite ntabwo nabikora I know I cannot do that. Please don't worry. Ntabwo njyewe keepinga privacy z'abantu. So twumvikana ikintu kimwe. Ntabwo ibingibi arabizi. Singize témoignage z'abantu. Bose barabivuga kabisa barabivuga ko ngo ama video ari kuri social media. Turi muri societe ibingibi tugomba kubyamagana bigahagarara. Erega reka nkubwire once again ibi bigomba guhagarara. Hari abantu bitwaza ngo nta mategeko abibahanira ariko ibi bigomba guhagarara. Tugomba kubihagarika kuko 1 2 3 ibingi Godfather nzigice imbwa igomba gukubitirwa mu mufuka. No, so ibingibi bigomba guhagarara. Hari cyo bita OnlyFans. You have to go there. Muje kuri OnlyFans ni platform zishyurwa muvana umwana muri public. You have to remove this shit in public. Dufite abana bato bakoresha amatelefone bibananiza iki gufata uyu mwanda mukawuvana muri public. Barangiza akawusakaza nk'aho abawukene 1 2 3 4 5 birenze rimwe. Ikintu bitangaje ni uko ari kugereka amagambo yo kubesha ngo bameze neza na girlfriend. So uyu mwana nuko atari kunyita uyu murundi. Okay, ibingibi uyu musore kiretse niba baranabifashe tugomba kubyamagana muri community. Tukavuga ngo ntabyo ibintu bikwiye. Umugore wese ngombwa ngo umuntu aje gutubusa bwiwe n'umugore we. Jesus Christ. Uyu muntu ni ndumuzi. Reka nze manze streaming kuri Twitter ndebe harabura amasaha ngahe harabura iminota ngahe inze mukanya nze tuze tuvuge ngo haleluya amen. Kunaenda waka moto na ibyo kuvuga ngo kumanena ngo nini niba mudashobora kwiyubaha mugakura umwanda nk'uyu rimwe kabiri gatatu icyo dukora ni kimwe nukubihanira habona. Yo okay mami zamuka mami ndikurira mureke Godfather mureke manze fata amazi ashushe manze ndire. I wanna cry ariko before I cry uretse gato fiance wa Gasuku arongeye urumva fiance waje uretse gato ariko sha ibi bintu bifite bihura na Gasuku kuko reka nkubwize reka bisabira kwereke hano. So urabihishura abantu bari kunyandikira uretse umujana aranyandikira ambwira ati ngo ngiye yikongo bari boy ko uwo mukobwa avuze ko avuze ngo ni boyfriend we ni boyfriend we te kandi uyu muntu tuzi ko ari umuntu wa Gasuku.
ndagirane uburetse gato so the thing is ibyo bintu uru rugo ry'inoneho ngo afite rukuru rwe afite ibere bagira ngo ni yonsi byihebe nicyo kintu kinteye umujinya ndebera iki kigo ibintu kije kunyohereza you send this minti kuri Godfather kumanyoko ndebera dore ariko afite n'umwanya disi dore uyu muntu araje aranyandikira urimo kunyumva araje aranyandikira ibi ngibi bihora muri nuvuga ngo nta ndangagaciro bagira ikintu kindakaje araje aranyandikira urimo kunyumva ngo Godfather ngo tuguhama ndabifite biri recorded ngo tuguhama amafaranga ngaye you come to give me money njyewe nta soni ni nko kuvuga amafaranga tugomba kwamagana umwana amafaranga y'umwanda di ayo mafaranga mugende muyafunguzemo only fan mureke kuza kurugura ubyiruko ki murebe singibi rwampamagaye inshuro zingahe no sense nta shut the fuck vira kuri telefone no uraza kumanyoko musharing live hagira umuntu mpuriza reka nze manze mpuza ari amafoto abiri turamagana ibi n'ibisa nabyo you have to stop this nonsense mimi nukuvuga ngo yombi nayawe uretse gato ni mimi yombi nayanjye Yesu ashimwe ndazwe umbabarire wumve hano ntabwo ndi buvuge ahangaha bro birababaje umusakazi wa cyane yamaze kuhagera come on my guy sharing live nkeneye ku sharing nk'abantu ku buryo mbona share nk'abantu ng'igihumbi ubundi ngabo niwe muntu wa mbere usharinga maze mbyutse gasuka uzi ko abantu bose badufashe izi mbesire zadufashe ko abantu bose bari gata ubusa manyoko yayobe hano habi bro ntabwo njyewe no ibi umuryango akomanze siwo noneho niki gikerega nuko n'uruguru rukunyandikira ndabizi ubushize nigeze kurusanga ni ibintu biraho ngaho n'ubushize ndabazi n'uyu nguyu ubushize ndabizi uyu nguyu iki ngiki kiri kunyandikira ubushize nabwo nibwo rwabonye nimero yanjye nabwo hari amasaga byakubita ngo sinzi ngo byarwanye mwamaze gutuba umuntu mwamaze gutindanga gaciro z'umuco wacu ibivume ntabwo ari ibivume ariko si ibintu bitagira bro ntabwo ari ubwa mbere nirababwiye ko njye ko who told you ko njye njya ubu bufaranga bw'umwanda mutanga bw'ubugoryi bw'ahangaha muza gutanga ahangaha wowe nta soni nicyo kintu kindakaje tuguha amafaranga ngahe gahabwe kamwe habwe ivu nk'iteke ntabwo ibyo iwanjye bikora urukumva icyo nanjye kirambabaje pe umuntu akoze ibintu by'umwanda gusaba imbabazi atakamba ati ariko se nabyo ndabibakinira kubizi njyewe kw'imbere ndi imbere ya mashini kubizi urumva ubushize nose ubwo cyari kizi ngo singize ubushize abangaba urukumva babazi ko bari smart urukunyumva aba nibo bantu batagira indangagaciro urimo kumva niyo mpamvu yampamagaye nkahita mushyira live hano mukabyumva byarari kumbwira ntimwabyumvaga byose nabikoze ubwende kuko arakanga sindi uw'iwanyu ntacyo mfana nawe so tugende abo uburetse gato Yesu bamubwiye ngo iki bamubwiye ngo nyina aramushaka Yesu bamubwiye ngo nyina aramushaka yaravuze ngo aba turi kumwe nibo bene wacu ari ni wowe wacu wa sinzambesha nzanjanisha uwo ni ko kuri
musharinge live ibingibi as long ntabwo listen to me iyo dufite ibintu bro nukuvuga ngo ikintu kibabaje turi kumwe barabipublishing bakabishira kuri platform zabo for the purpose nonese wa postinga bwa mbere bwa kabiri bwa gatatu ugomba kubyamagana kugira igihe kugira na satana azihana kugira na satana